uyu munsi wa none Yohana Umubatiza aramutse azutse akazukira hagati y'abanyarwanda, hari imirimo ikomeye yakorera hagati y'abanyarwanda. Uyu munsi wa none Yohana Umubatiza aramutse azutse akazukira hagati y'abanyarwanda, hari imirimo ikomeye yakorera hagati y'abanyarwanda, kuko hari ibintu byinshi atakwihanganira. Tugiye kureba kimwe umurimo ukomeye cyane yakora. Uyu munsi tugiye kureba umurimo wa mbere, ubutaha tuzareba umurimo wa kabiri. Hari urutonde rw'imirimo ikomeye Yohana Umubatiza yakora aramutse azutse hagati mu banyarwanda. Uyu munsi turareba umurimo wa mbere. Icya mbere, yakwamagana yivuye inyuma ivangura rikomeye rikorerwa imfubyi z'abanyarwanda. Iki ni icyaha gikomeye Yohana Umubatiza atakwihanganira, naho cyamucisha umutwe. Ni gute imfubyi ababyeyi babo bishwe n'interahamwe zitabwaho, zikarirwa amashuri, zigakorerwa ibikenewe, ariko imfubyi ababyeyi babo bishwe n'ingabo za RPF inkotanyi zikajugunwa ntizitabweho? Ibyo bintu wabisobanura ute? Aya ni amahano. Imfubyi zose ni imfubyi, yaba umututsi, yaba umuhutu, yaba umutwa, imfubyi yose ni imfubyi. Iki cyaha cy'ivangura rikomeye rikorerwa hagati y'imfubyi z'abanyarwanda ni icyaha gikomeye cyitwa mu mategeko icyaha cy'ubugome. Ni icyaha cy'ubugome. Gufata imfubyi ababyeyi babo bazize ibintu bimwe, bamwe ukumva ko bagomba gufashwa, abandi ukumva ngo nta gaciro bafite. Iki ni icyaha cy'ubugome. Mu zindi ndimi bakita crime, ahandi bakita apartheid. Ni ivangura rikomeye cyane. Ivangura rikomeye cyane. Ibyaha nk'ibi nibyo bituma abanyarwanda bakubitana n'imivumo idashira, bakayoberwa ibyo ari byo. Kurobanura imfubyi ni amahano. Imfubyi zose ni imfubyi, abapfakazi bose ni abapfakazi. Imfubyi ababyeyi babo bishwe n'interahamwe, n'imfubyi ababyeyi babo bishwe na RPF inkotanyi. Izi mfubyi zose zifite uburenganzira bungana bumwe imbere y'amategeko. Niba hari avantage, niba hari privilege, bose bagomba kuzisangira. Baba abatutsi, baba abahutu, baba abatwa. Uko bimeze. Abayobozi bose rero bivanze muri ivangura, uhereye ku mukuru w'igihugu ukageza ku muyobozi wo hasi. Niba adasaba imbabazi Imana n'abanyarwanda, mu minsi iri imbere bazahagarara imbere y'ubutabera. Mbaye mbaburiye. Biteye isoni, biteye agahinda kubona umwana wari ufite ababyeyi badahuje ubwoko, umwe akicwa n'interahamwe, undi akicwa na RPF inkotanyi, ariko leta y'u Rwanda ikanga gufasha umwana warokotse kuri abo babyeyi, kubera ko umwana umwe, umubyeyi umwe yari umuhutu. Banyarwanda, ibi ni ibiki? Abantu bigize, bafite za doktora, bazi gusoma, umuntu agahangara agakorera mu marurerwa. Nagahoma. Indwara y'ubugome tuzayikira ryari? Birababaje pe. Abanyarwanda turanze pe, twigize ruvumwa mu isi yose. Wagira ngo turi abana b'abagome. Wagira ngo turi abana ngo twarozwe ubugome. Ntabwo byumvikana. Umuntu utekereza, ufite ubwenge, ugakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Interahamwe zishe umubyeyi w'umututsi, RPF inkotanyi yishe umubyeyi w'umuhutu. Abo ni ababyeyi babiri babyaranye abana, n'abana babyaranye ntibabitayeho ngo kubera umubyeyi umwe ngo ni umuhutu. Ibyo bintu ni ibiki? Ni amahano. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ingoma mbi irihirika. Ko bimeze? Ntabwo ijambo ry'Imana ribeshya. Ingoma mbi irihirika ubwayo. Ugiye kubona uko bigiye kugendekera abayobozi n'abari. Mu minsi ishize hari uwihandagaje nta n'isoni imbere y'isi yose, nuko aravuga ngo nta wamushobora. Ariko hari abantu batagira isoni.
umuntu wavutse nk'abandi akavuka nk'uko abandi bavuka, agapfa nk'uko abandi bapfa, ugahagarara imbere y'abantu ngo ntawagushobora. Haba mu ntambara, haba mu ki, ntawagushobora. Ntabwo ari byo. Uku ni ugukora Imana mu ijisho, ni ugusuzugura Umuremyi. Uwiteka niwe wimika kandi n'ukuraho. Iri ni ihame ridakuka. Uzareba abategetse isi ko hari abakiriho. Farawo ari he? Mobutu Sese Seko ari he? Saddam Hussein ari he? Gaddafi ari he? Idi Amin ari he? Tujye twigishwa n'amateka. Kuvuga amagambo nk'ari no gukora Imana mu jisho. I Sodomo na Gomora, Uwiteka yarimanukiye ubwe kubera ubugome ndengakamere bwari buhari nk'ubw'i Kigali, maze arahatwika. Byo mutekereza ko Sodomo na Gomora bari babi kurusha b'i Kigali? Niko mwibwira? Reka da. Kigali turi babi cyane kurusha Sodomo na Gomora. Ntimukibeshye Banyarwanda. Uwiteka waje Sodomo na Gomora uyu munsi wa none yaramanutse ari Kigali. Mwitegure. Nabwiye ko uyu munsi mbageza ijambo ry'Uwiteka. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuga, ntabwo ari akanwa kanjye. Uwiteka waje Sodomo na Gomora yaramanutse uyu munsi wa none yaramanutse ari Kigali. Kigali igiye gushumikwa nk'uko Sodomo na Gomora yashumitswe. Abazarokoka bazahishwa mu mababa y'Uhoraho gusa. Inkuge y'Abanyarwanda nimwe rukumbi, imwe gusa: kubaha Uwiteka ku manywa na nijoro. Abubaha Uwiteka ku manywa na nijoro ubwo nibwo buhungiro. Ariko ibyigomeke, ibyigenge, bivuga ngo nta wabishobora, umunsi wabo uraje. Uwiteka aravuga ati: ntimuzagirire nabi umupfakazi cyangwa imfubyi. Numugirira nabi akantakira, nzumva amaganya ye, maze uburakari bwanjye bugurumane, mbamarire ku nkota. Abagore banyu bapfakare n'abana banyu babe imfubyi. Izi ni ingaruka z'abarenganya imfubyi. Aya magambo nakanwa k'Uwiteka kayavuga ari mu Kuva 20:21 kugeza 23. Izi ni ingaruka z'ibyigenge zirenganya imfubyi n'abapfakazi, zirobanira imfubyi n'abapfakazi. Uwiteka arakomeza: se w'imfubyi, umutabazi w'abapfakazi, ni Uwiteka mu buturo bwe bwera. Haleluya. Zaburi 68:6. Izindi version 5. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuga. Uwiteka arakomeza: nimwige gukora icyiza, nimwige gukora icyiza, muharanire ubutabera, murenganure urengana, murwane ku mfubyi, mutabara umupfakazi. Kigali warabikoze, Kigali warabikoze. Murwane ku mfubyi, Kigali warabikoze. Ko wakoze amahano. Imfubyi z'Abahutu nta gaciro zifite mukajugunya, zarishwe na RPF Inkotanyi. Wabyawe na wavutse ku babyeyi babiri, bo nabo ntago bafashwa. Ni amahano. Akunga k'Uwiteka niko kabivuga. Ninde munyarwanda wari we wese mu rwego yaba arimo rwose wakwihandagaza imbere y'isi yose agatangaza ko ingabo za RPF Inkotanyi zitakoreye jenoside Abahutu? Ninde wahangara akabivuga? Tukabivuga imbere y'Uwiteka. Iyo tangaza karitanya imbere y'Uwiteka akabihamya, usibye imbere y'abanyabinyoma. Ninde wahangara gukora iryo tangazo ngo yihandagaze? Ku isi yose Abanyarwanda nibo bonyine bazi amateka yabo. Ntawe ugomba kutubeshya. Ntabwo amateka yacu tuyigishwa n'abatari Abanyarwanda, kuko turayazi kurusha uwari wese utari Umunyarwanda. Hari ibintu bibiri tugomba gutandukanya. Icya mbere, amateka y'ibyabaye. Icya kabiri, ibyemezo by'inkiko. Tugomba kubitandukanya. Amateka y'ibyabaye
yemeza ko interahamwe zakoreje jenoside abatutsi bari mu gihugu mu 1994. Uko ni ukuri kwambaye ubusa, amateka arabishumangira. Cya kabiri, amateka y'ibyabaye yemeza ko RPF inkotanyi yakoreye abahutu jenoside haba mu gihugu n'abahungiye muri Kongo. Amateka arabishumangira. Uko ni ukuri kwambaye ubusa, Uwiteka yateyeho kashe. Mu minsi iri imbere inkiko zizakora akazi kazo zishingiye ku mateka y'ibyabaye. Abiyitaga ko bashinze imisi bazamenye uko bigenze. Amateka ntabeshya, amateka ntahinduka, abigira nyoni nyinshi. Ibyabo bigiye gushyirwa hagaragara mu minsi iri imbere. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuga. Ninde munyarwanda utazi icyo Kizito Mihigo yazize muri mwebwe, abo mu gihugu n'abo hanze y'igihugu? Ninde munyarwanda utazi icyo Kizito Mihigo yazize? Cyambere, umumarayika Kizito Mihigo yazize inzira nziza yari yaratangiye yo guhuza abahutu n'abatutsi n'abatwa. Icyo nicyo yazize, Uwiteka arabizi. Cya kabiri, umumarayika Kizito Mihigo yazize gushyira ahagaragara ubwicanyi ingabo za RPF inkotanyi zirongowe na Kagame Paul zakoreye abahutu. Ibi Uwiteka arabizi, yateyeho kashe. Cya gatatu, umumarayika Kizito Mihigo yazize kwamagana ivangura rikorerwa imfubyi, zaba iz'abatutsi, abahutu cyangwa abatwa. Imfubyi zose ni imfubyi. Cya kane, umumarayika Kizito Mihigo yazize kwamagana ivangura ry'imfu. Impfu zose ni impfu, yaba uwishwe na RPF inkotanyi, yaba uwishwe n'interahamwe. Impfu zose ni zimwe. Abapfuye bose bagomba kwibukwa. Niba igikorwa cyo kwibukwa kigomba kubaho kuri bose. Uku niko kunga abanyarwanda, uku niko guhuza abanyarwanda. Ibiri hanze y'ibi ni ivangura. Cya gatanu, umumarayika Kizito Mihigo yazize kwamagana ivangura ryose. Ni koko kandi nibyo, ndi umunyarwanda igomba kubanzirizwa na ndi umuntu. Ibi nibyo umumarayika Kizito Mihigo yazize. Uwiteka arabizi, Uhoraho arabizi, yateyeho kashe. Tugiye kurebera hamwe isano iri hagati ya Kizito Mihigo na Yohana Umubatiza. Kizito Mihigo amaraso ye agomba kubera abanyarwanda agaciro gakomeye cyane. Tugiye kurebera hamwe isano iri hagati ya Kizito Mihigo na Yohana Umubatiza. Cyambere, Yohana Umubatiza yiciwe muri kasho azira kwamagana abayobozi gito. Kizito Mihigo nawe yiciwe muri kasho azira kwamagana abayobozi gito. Cya kabiri, Yohana Umubatiza ntiyigeze atinya kwamagana ikibi aho yakibonaga gihagaze hose, nubwo yabonaga ingaruka z'urupfu imbere ye. Kizito Mihigo nawe ntiyigeze atinya kwamagana ikibi aho yakibonaga hose, nubwo yabonaga ingaruka y'urupfu yahagaze imbere ye. Cya gatatu, Yohana Umubatiza yashimwe n'Imana n'abantu, agirwa mukuru mu babyawe n'abagore. Kizito Mihigo nawe yashimwe n'Imana n'abantu, agirwa mukuru mu babyawe n'abagore. Cya kane, Yohana Umubatiza ntiyapfuye ni muzima, kuko abana b'Imana ntibapfa. Kizito Mihigo nawe ntiyapfuye ni muzima, kuko abana b'Imana ntibapfa. Ibi ni ibintu bine by'ingenzi bigaragaza isano iri hagati ya Yohana Umubatiza na Kizito Mihigo. Turangiza, uyu munsi wa none Yohana Umubatiza aramutse azutse akazukira hagati y'abanyarwanda,
yakora imirimo ikomeye hagati y'abanyarwanda. Uyu munsi twabonye ko umurimo wa mbere yakorera hagati y'abanyarwanda ni ukwamagana yivuye inyuma ivangura rikomeye riri hagati y'imfubyi z'abanyarwanda ndetse n'abapfakazi. Uyu ni umurimo wa mbere Yohana Umubatiza yakora aramutse azutse akazukira hagati y'abanyarwanda. Ubutaha rero tuzareba umurimo wa kabiri Yohana Umubatiza yakora aramutse azutse akazukira hagati y'abanyarwanda. Ndabashimira abanyeshuri beza ko mwakurikiye ijambo ry'Uwiteka, ijambo rikomeye ryoherejwe uyu munsi ngo rigere ku banyarwanda, kuko ibihe turimo birakomeye. Iki ni igihe cya nyuma cy'imbabazi. Muri uyu mwanya rero tugiye gusengera igihugu cy'u Rwanda mu buryo budasanzwe. Muri uyu mwanya tugiye gusengera igihugu cy'u Rwanda mu buryo budasanzwe. Reka twicishe bugufi maze dusengere igihugu cy'u Rwanda kuko gikeneye amasengesho kandi akomeye.